Yeah. No. ahantu hose baranguza rike wahasanga ikosora ukayirangura. Shameze neza. Ko ari waranyenze vipi? Ntabwo nakwanze nuzi ko zari akazi. Wese warabonekaga kubizi. Ndanje twatwiruka. Meze gute se? Ndabona usa neza. Subiza isa n'ibintu byanjye gusa neza. cyane shamva hashize igihe kinini. Ndabizi mfite stories nyinshi n'iki gihe. Byihorere. Narakubuze nambaye narahemagaraga ntagibaho. Shaka nkubwiye hari igihe nyikuraho kubera akazi urumva? Ubundi nkayisubizaho nijoro. Barambwira bwa ahantu hakwiye nambaye yanjye kugira ngo uwamamagaye ndikanga. Akose urabona ko nabura nambaye best friend wanjye. Uzi ibintu mfite. Ufite best friend wawe. Uri best friend n'imyaka tumaze tutabonana. Urabizi ntago tugomba guhorana 24/7 kugira ngo tureke kuvuga ngo ntago turi best friends turaba best friends ahubwo twanyibagiwe. Tega amatwi nkubwire. Waruzi ko vuba ahangaha hari igikwe cyande undi ntago ari icyawe ni cyane ntago byakunda ni cyane varyari ego kumana narinzi ko nta gikwe kamubwire I need you muri ibi bihe rero as my best friend preparations zose ndagukeneye urazi ko namundi muntu akizera ako uri gukina nukuri ninjyewe and soon uzamenya umva atari amakuru ashyushye cyangwa uri kunyinisha urajyansare then nanoze kumbwira ati neze niki tumwumva ko nawe urumva nta kurubuke ntago mbyumva ahubwo numvaga nawe ari nk'izo stories ufite wowe igiko nyewe yego sha ntumbwire uracyari nka wawe ndi wa kera sha uracyabacanga kwa konda oya Chanel you know love nicyo kintu cyambere akibyo nibiki mfite amafaranga uraza oya Nelly kugeza ryari
amazi yo kunywa ndagira ngo nkubaze iyo wagiye kuki uza uri ngo ufite umunabi n'ukubera iki tuba twasangiye uraza udukomangira mu nza mu gitondo ntiwambwiye ko nazajya gutegurira ibyayi uzajya ubyikorera hanyuma ubu byagenze gute ngaho ndebera kumva njyewe ibibazo noneho ubwo wowe ni wowe ujye ngaho uri gutangira gusinda mu kabari utaragiye kubikora waba uraye uheruka kurya ejo mu gitondo ari utuntu nguhereje gutya none ngaho ureba urimo urankomangira kugira ngo bigende bite noneho natetse neza noneho natetse ibiki inzoga zivurwa n'izindi basi nzanira akayoga kamwe konyine muri firigo se zirimo zamazwe nande ujya ubona njyewe nywa inzoga si wowe wazimariye n'abashyitsi wari wazanye aha ngaha sintumiriza hanze wabwiye umugore wawe akabizana se Jessica wamubwiye akanzanira njye rwose ndakubwiye ngo mbabarira wo kuzajya uba wantubanza aha ngaha nurangiza ngo uze nsangire nawe kandi ntigeze isangira nawe rwose mbabarira sibyo ibyo nteka byose ntabwo mbikuzanira ukambwira ngo ntabyo noneho nguhaye uyu munsi ntabyo nguhereje pe sibyo ntabyo nguhaye ese wagize impuhwe impuhwe ziki njye wongirira impuhwe umva nkubwire basi no akayoga kamwe Mukarwego kamwe gakonje ku keza kabisa ubizwe ntari ase time uricara ugatekereza ati ntago njya mbyumva bijya bindengana ubu urumva uzabishobora kwigize nabishobora nicyo gikomeye stress z'abagabo nkoya umwana mwiza uyu aratandukanye I promise numubona uzahita uvuga ngo nanjye nkeneye kopi oya nukuri ntabwo nakubeshye rich ukeneye kumubona afite amafaranga ayafite ariko usibye ko atari cyo cyane ayafite nta kibazo pe ntabwo ari cyo yataza ko ayafite gusa wari kubushaka n'umukire umushaka yiwe ntabwo nshyigikiye ariko inshuti z'ikigezi nuko inshuti z'ikigezi ndagukundiraga njye kukuroha none se nkubwire rega habanza wose washaka kutagukunda ngo afite amafaranga afite amafaranga ukayibyukira uruhande n'umuntu udakunda urukundo ruzanyo wiga kumukunda oya ko Chanel nawe urakabye kankubwire rero afite amafaranga nawe yaba ari umusaza ngiye niyo aba ari umusaza ariko ntuka kandi umunsi umwe uzahura n'iki kamubwize ukuri nuhura na true love ikagukubita gutya ibyo bisazo byawe uzayishyira hirya tuzireke zishaka kuzumva umva rero anyways nta kibazo n'ubundi gira utya tuzitegure tugende dushake ama dresses n'iki bwe n'aba friends bacu nabo se n'abakontaktinga niwe wa mbere nashaka kubibwira nari mbizi ko n'ubundi utari bubyemere njye ndumva rwose ntabwo ndi kubyumva mana we cyakoze nari ngukumbuye Chanel nanjye narakubuze mana mbura nimero yawe ubundi hari yigeze gucamo oya nahinduye phone uri kumva mbura nimero yawe yego nshakisha mu bashuti bacu bakambwira nawe ubura kuki utanyandikiye kuri za Instagram cyangwa subize mbaniruka ugomba rero guciringa tukabona time sibyo tukagenda on vacation tukaganira ndumva utari kuma makuru neza cyane ndashaka kumenya nili bimeze bite se brother wameze ati ameze neza araho nawe ari mu mafaranga yego ameze neza banyuma amazi yo kunywa umva nta kibazo urashaka amazi gusa nta kaju really okay nta kibazo anything for my bestie yeah kamwe konyine wenda kakabiri ndakigura ko bakamuto amafaranga ngira hari amafaranga nkwaka ngo yabe kizuba wawe iyo yicaye hari ari kuvuga ngo mpereza 100 mpereza 200 300 400 ntabwo ari uhereza ngiye nkakubwira wampereje uheruka kungurira umwenda ryari uheruka kumereza amafaranga ryari niyo namba yari akagakoma urambaza ngo kavuye hehe hari amafaranga ngira ngiye ndakugurira izihe ubonye umwanya iwawe hari abirahari ubonye umwanya wo kunyorera
ntabwo ari umwanya wo kugucyurira ahubwo rwose nuva mu kabari icyo nkwinginze wizajya ushaka kugira ngo dusangire uza unkubita uza untura hariya ugira gute reka da mu gitondo nimba niryamiye aribwo nkiryama urabona igihe waje ryari ntabwo hava ari mu ma 8:30 nicaye niwasanze ngiye nyicaye kugira ngo menye ko winjiye watashye mu nzu ko nawe mwanduye hasi mva mupibasi chupa kamutu reka nko hakunzanye genda nyine rwego wowe ugenda ukingure gate buri wese akubone yuko ugiye kugura inzoga aho mwasangiye cyangwa umugore wawe ntabwo yari ahari ibyo mbwira ntabwo mbizi rero akose reka nkubaze ziriya nzoga zari ziri mu iki eba napfuye pe ahubwo umva jya kuri ka kabari basi ubabwire banyohereza agacupa kamwe kabisa sibyo ndapfuye neza nanze u Rwanda pe noneho kidumbari wanjye we noneho yakaniye umva igwe ntawe utayigira ihembe ubonye umugingana n'injoro ashaka kunkubita nture mu ntebe aya usibye kwihagarara hose ubundi uriya namurenza ivi nyine nacecetse tu oya mbabarira abantu inzoga zivugwa n'izindi nyoherereza agacupa aho ngaho nta bindi bintu byo uri kumbwira ntabwo birimo sawa nta kibazo ubwo ndategereje ba kino kitebe nacyo numva wapi nongera kurwara malaria tu Hey, Thank you. kuva ryari ukunda amazi koko Shatse gana narayida ahantu mba sinanywa inzoga mana nkumbuye kunywa kuki se utambwira kwijijisha n'aya mazi nuko nashaka kumazi ndava ntazinyweye uzigenda hirukira ahantu mba mana yego sinzi igihe nzahavira maze kuharambirwa bro wanjye hari deal yanjyanyemo ariko ni bwoko kiza so ndahera tuzabiganiraho gusa ayo madiro n'umukire yarakize ibintu bimeze bite byihorere cyangwa musigaye mukora akazi k'uburoberi kandi wowe n'ubusazi bwawe sinzi ibintu mpamvu uraje tuvuge iby'ubukwe bwawe ubukwe bwa Yesu nakubwiye nyereka ubundi ndamukwereka ukeneye no kumubona face to face kabisa ndabizi umweretse ifoto of course agomba kukubona none se guhura n'ukuri none se kankubwire rero hari ibintu byinshi nshaka kuza kumufashamo ufite igihe kingana gutina sha ntaribi then ahantu mba ndaza kubabwira yuko nuko twagize ikibazo then nzamara iminsi hano nanjye niko nabibonaga Sava meze neza yameze neza ukajya ngo wari uri kure mu bitekerezo umuntu w'umugabo agomba gutekereza nawe numara gukura cyane uzajya bikubaho utekereza ibintu byinshi ku buryo ujya kure wari ugeze hehe shana nangize nkiri guhamagara ngase mfundure uri wagiye uze kuyipfundura ureba ubu se akakobo kamara iki kariho hano hejuru uzi ikintu kamara karagufasha mu gukunda oya ni ukuvuga ngo aka ngaka urongera ugasubiza inyuma gutya sibyo noneho waba uri bukoreshe ka gakeye ka gahera gutya akaba ariho ujamo kugira ngo kadahengama gutya
akaba karimo gahagaze neza. Yes. Ubutaha amasomo ngo ubabyishyura. Sibyo? Uzi ko umaze kunyigisha ibintu byinshi cyane. Byinshi koko. Umeze neza ariko. Tu vas bien? Oui, oui. Je vais bien. Ariko uri kwiga français wishize umutima? Cyane. France. Uri kwitegura iki se ko Oya, in case. Bibaye ngombwa. Twikoresha. Nuse kwitegura ute kuzajya mu ishuri? Mu ishuri nditegura neza nyine. Kumva. Ufite amatsiko ki? Uyu kumenya ukuntu bimeze ngo umuntu yiga isomo ryiwe, isomo kubera yuko wenda yandika nk'icyumweru nkaza tukamara hano nk'icyumweru ngasubirayo. Byabyiza umaze igihe. Ndavugisha na bro wanjye numve ko yamuvugisha umuseke. Nyine ntabwo mwijeje ijana kuri bikunde. Umubwira ko ni ibintu birimo amafaranga. Amafaranga ugiye kuyandukisha nyine that's why nkubwiye ngo ndamuvugisha. Umuvugishe umwemeze sibyo? Mubwire ko ari ngiye wenda ndamubwira. Oya ndamubwira. Birakunda. Ndabisika arakuze ntabwo yakanga ko. Ntabwo nawe aratumiwe. Anyways, shasa kurasa neza. Andi makuru apart from so deals za ndasa neza nirirwa mu rugo na wa mukozi wo mu rugo nirirwa nkoropa njyewe niruzi. Niyo deals uri kumbwira. Umva ngiye kubikubwira neno uravuga ngo oya wahita ngo banza uri gukorayo umukozi wo mu rugo. Bari guhemba amafaranga angahe? Harya navuze angahe Kanumbe yarambajije. Mvuga veni bro. Uvuga 20? No say 20 ni itumye usigarayo ntabwo ndi kumva story neza. 20 ni. Nanjye ntabwo mbyumva 20. Byonyine back account ntabwo 20 yabasha kuba. Oya ni deal ikomeye. Namba bangariko. Oya ko tuzagana. Se kwivuta vini. Na kumva umeze nka glass ntabwo ndi kubasha kukwinjiramo neza. Gawe ubundi then byanjye tujyemo ubukwe bwanjye buri very special with my special guy. Yurongeye tangiye kumbaza wamunyereka umuntu wakwemeje n'ukuru wavugaga abahunga nakubwiye ngo numubona nawe urashaka gushaka kopi ye. Kopi yatangiye mazana afite aba pratters. Umutwaye neri. Tra best friends ariko ukari wowe ntabwo namutwara. Natamba katumana gushikora. Agora bigukora. Anyways, zakuzamubona. Uzamukana. Uzadoze mubone. Ase. Nari maze iminsi ndi gutekereza. Mbere ntabwo watekerezaga. Okay, natekerezaga hari ibintu nari maze iminsi ndi gutekereza. Ko uri kubona kugira ngo nze hano. Nyine kugira ngo mbamenye, mumenye, mu promising ko nziga no kubera fofo nyine yanzanye. Bwana kunera zagaruka. Urashaka ko Fafa agaruka hano? Ako nta nibirenze to. No, ntabwo nshubije ikibazo nkubajije. Urashaka ko Fofo agaruka aha ngaha? Bibaye ntacyo byishe. Nicyo nyine byahindura. Ukuntu nyine mwige mu bitekerezo byawe. Jessica, umuntu afite imbunda akakurasa isasu rikaguhusha yajya gukurasa irindi agasanga niryo yari afite muri ryonyine wakora nawe mu mbunda ukamuhereza irindi sasu? Oya. None se kuko ngiye ushaka kumpereza umuntu wandashe ngo muhereze irindi sasu byo kundasa? Ariko uzi ikintu cyane namaze iminsi ndi gutekereza. Ego. Ntabwo nyizi. Nzi ko ukizi. Nta nubwo wagifora. Buriya mu buzima busanzwe. Ubudasanzwe ni ubuhe? Okay, nyine ubuzima tubamo. Nkunda kurya sibyo? He's a nice guy. Umuntu watumye uva mu byawe. Ukemera. Ngewe wafunga nawe ndiruka kumbwira niri nawe niwo muntu ngusengera ngo uzabone.
maze akakavuyo urimo byo kunsengera tube tubiretse ukise kandi tube tubiretse kuko nshaka kumunsengera ntamushaka oya ugomba kunda imo ndasengera umutima wawe kwanza umutima wanjye ufite icyo kibazo umutima wawe ukunda amafaranga aho gushaka ibintu ukunda urukundo icyo byagenewe nyine ndetse singukunda oya ngeze nzakumarira iki gusa ubwo nicyo utamarira ubu se nkumariye iki ubu se mwatse amafaranga yawe nyuma kwimata mfite ibintu byinshi ndi kuyakoresha nakwima uzi n'iby'amafaranga kuko utwo utekereza amafaranga gusa ukeneye family kuko nagusaba uri mutoya sheri wanjye ndahora ndacyari mu dugu ushanjisha vuba reka ndeke kwica mundi yawe utagenda no gushaka amakanzu nkabona mpitiyemo agakanzu k'umukara cyangwa kandi ntazi ukuntu gasa ntabwo nabigukora man ugomba kubusa neza deal down nukuri nanjye ubundi gushaka makeup artist kanzu ibyo ndiyari mina nta n'ikibazo ese uragiye uzambara ipantaro ariko ubundi wakora change ha umukobwa wakoze change man agendera ku igare n'agakanzu n'agapantaro urumva inyuma ariko hari akantu kameze nk'agakanzu kamanutseho nibyo ushaka nose aho yaburetse ngubwire Jessica wishaka kumbeshya uhindura ikiganiro ngo uca ku ruhande ugera gute mbwira ikintu ushaka kumbwira mu by'ukuri okay nyine ntabwo nashaka kugukura muri mood wari urimo sibyo kuko nyine ibintu byabaye nanjye narabibonye amanyanga abantu ntazi sibyo nyine twese twabibonye kuri ariko nyine ikintu nari nshatse kuvuga nyine nkuko natangiye kukubwira ko ari fofo nyine wanzanye subize aza kumfata mu rugo mu cyaro uri kumva waranaje nyine usanga duhagaze hariya ari kumbwira ibi n'ibi muri uru rugo bimeze gutyo gutyo ariko nyine impamvu y'ingenzi ni ukubwira kuko ari we wanzanye ni ukuntu byagiye bigenda kose kumva nyine mu rugo ntabwo byazumvikana neza fufu twaratandukanye sinzi ahantu ari kuba sibyo nanjye ndahangaha mama nta telefone afite wenda ngo turavugana nkamugamize gute kandi uri kumva nyine aba ari ikibazo nyine Fufu sorry Jessica imyaka ufite ikwemerera gukura rido y'umukara mu maso ukareba imbere cyane nawe rero ikintu ushaka kukubwira gerageza urebe ahazaza hawe cyane kuko hari mu biganza byawe kurusha kureba ahazaza h'undi muntu utari kureba ahazaza hawe wango uri gushaka kubyumva neza ahazaza h'undi muntu yes tubishatse kuvuga iki fofo kuva yagenda yari yaguhamagara ufite telefone turi muri umunawe kuki ataraguhamagara simbizi nkakore change se munsi nuko amakanzu ubwo bukwe ntabwo nzataha ubu ariko uzabutaha ugomba gushaka kwigara ahubwo nawe uri inyuma twashaka ibindi ntabwo mvuze ngo nzakoresha igare ariko n'ibindi gushaka ibintu biri special tuba kwa creative sibyo rata twatse umukoraga dutekereza tukiri kakujya ibyemera turi kuganira ubu mana yanjye numvaga nanjye nzashaka kiragiye yora akana keza cyajya yora akana keza uri gifite umuntu wakana kabi ayo gifite umutima mwiza utari wajya makavuyo ke oya ko honest nzagusengera nzakugera ku mavi kugira ngo uhinduke wemere true love kuko true love ako uri kwa ex wawe uramwibuka ni benshi urumva ninde muri abo hari umwe wakoreye ibintu bibi ahubwo se nde nakoreye byiza point rero nimba mpamvu ataraguhamagara niyo mwakumbye gutekereza ugahita uvuga ko ugomba kubanza ukareba imbere yawe ikindi cya kabiri ahangaha hari n'umuntu wari wakubwira nabi nta muntu urambwira nabi hari umuntu wari wakureba ikijisho nuko bananiwe kukikureba sasa wowe tuza uri hano uri mu muryango sibyo byabaye kuri fofo na rwego ntabwo byabaye kuri Jessica na rwego cyangwa na mukamfizi wowe nta kibazo ufite uri umuziranenge pe
kukwemerera kujya kwiga ntabwo nari naniwe kuba nashaka undi mwana 2 cyangwa 3 bw'ubushobozi ndabufite bakajya kwiga kubyumva ariko kuba twarakwemereye nuko twebwe tugufata umwana mu rugo nta kibazo ufite muri famiye n'ibindi ngo nibimenyekana nibigira gute bazaze barebe nimba ubayeho nabi nta kibazo nge nanakushimira no kubona mama wanyu kanamubwira nuko tugufashe nk'umwana wacu byadushimisha pe akanaba n'inshuti yacu nta kibazo sibyo we kintu uzadusura kuki subwa ngo nzabasura nkaho ugiye kugenda vuga ahubwo ngo tuzajyana nge gusura mu rugo cyane koze nyine waranakoze ko bimaze kumfasha ni byinshi sibyo uko nyine mbabarire ko nari mukwema n'ibindi ese ko numva uri kuvuga amagambo nk'ayo umuntu ugiye gupfa cyangwa umuntu ugiye kugira bite nta gahunda mfite yo gupfa nta gahunda mfite wowe tuza rero tuza wicare kwa Rwego wegame rwose sibyo wicaza amabuno yombi usase amaguru ubundi wowe utuze ibindi byose uzajya ubimbaza nk'umwana mu rugo sibyo sawa murakoze aho rero usanga mu kamfizi mujye guteka ubona afite merci ikosora